Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'Amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza k'ubwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 203, turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimiye Mwana Data wa twese, dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru kugira neza kwawe, dushyize hejuru urukundo rwawe rutarondoreka, imbabazi byawe bitarondoreka. Uhirwe hejuru, uri Imana nyamana, uri Imana, uri umurengezi, uri Imana, uri umutabazi wacu, dushyize hejuru kugira neza kwawe. Aya masaha iki gitondo Uwiteka turakwinginze ngo utubabarire gukiranirwa kwacu, ko twagendeyemo ibyo twavuze, ibyo twakoze, Mwimana, ibyo twatekereje bitagutunganiye, Mwimana utubabarire, utugire neza. Ngo tugiye kumva ijambo ryawe turakwinginga cyane Data wera, Mwuka wera ngo namanuke rero Uwiteka, akore ku matwi yacu, akore ku maso yacu, akore ku mitima yacu. Reka duhumukire kubona ibitangaza by'ijambo ryawe. Reka amatwi yacu azibukire kumva ibitangaza by'ijambo ryawe. Reka imitima yacu ifungukire gusobanukirwa ijambo ryawe Data. Reka imibiri yacu nyakubahwa Imana ihabwa imbaraga n'ubwenge bwo kumenya gukora no gushyira mu bikorwa iby'ijambo ryawe. Nitwiyemere ngo tubikore uko dushaka, ahubwo duce bugufi, twemere kwicwa na Mwuka wawe uko dukwiye kwitwara. Mwami Imana, ushyirwe hejuru rero cyane Imana, urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi. Turasenga cyane ngo ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu. Turasenga cyane ngo ibyo ushaka bituyeho mu izina rya Yesu. Turasenga cyane ngo izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Turasenga cyane ngo tugaburire ibyo kurya biturutse mu ijuru Data wera. Urera cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, urakoze Data. Amen. Umunsi turasoma muri Luka ibice 10, umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Haravuga ngo, hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose yaho yendaga kujya hose. Arababwira ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Ibyo biri muri Luka ibice 10 umurongo wa 1 kuza ku wa 2. Nimusenge, abasaruzi ni bake. Iyo niyo ntego tugiye kwigaho uyu munsi. Ni mu gihe cya Yesu hariho abigisha benshi n'abavuga butumwa. Nyamara tubona hano asaba abigishwa be gusenga, basaba Imana kohereza abakozi umurimo wayo. Ese abakozi Yesu yashakaga ni abakozi bameze bate? Nimugende mwigisha muti, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, nawe mujye mutangira ubundi. Ibyo biri muri Matayo ibice 10 umurongo wa 7 kuza ku wa 8. Yesu we uwo yitaga umukozi w'Imana yabaga ari umuntu ufite ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi icyongeyeho yagombaga kugendana n'ibimenyetso n'ibitangaza bibwiriza abantu ko Imana yawo ikiri ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Ndetse rero niba ubyibuka neza, wibuke yuko amaze kubigisha ubutumwa bwiza, igihe kimaze kurangira mwese asubiye mu ijuru. Ntabwo yababwiye ngo bagende babwirize, yarababwiye ngo bagende bategereze kugeza igihe Imana izaba ibyasezanijwe by'Umwuka wera, kugira ngo uwo Mwuka wera abe ari we ubasha kuvuga no gukora ibimenyetso n'ibitangaza byemeza abantu. Ubwo rero kuri we n'ubundi yemeraga yuko uwitwa umukozi w'Imana agomba kuba afite ubutumwa ariko afite n'ibimenyetso. Umukozi w'Imana ufite ubutumwa udafite ibimenyetso ntabwo afite ubutumwa bwuzuye. Ufite ibimenyetso udafite ubutumwa nawe nta butumwa bwuzuye afite. Mu Baheburayo ibice 2 umurongo wa 3 kuza ku wa 4 aratubwira ngo, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'Umwuka wera zagabwe nk'uko Imana yabishatse. Ibyo biri mu Baheburayo ibice 2 umurongo wa 3 kuza ku wa 4. Ntabwo ukeneye ubutumwa bw'amagambo gusa,
ukeneye n'ubutumwa bw'ibimenyetso. Ufite byombi niwe mukozi wa nyawe ukorana n'Imana. Erega ibitangaza ni ibihamya by'Imana byo gukorana n'umuntu. Ubwo rero ubonye uwo Yesu yitaga umukozi w'Imana, ubutumwa bwiza nk'uko twabibonye iyo budafite ibimenyetso ntabwo buba bwuzuye, kandi n'ibimenyetso bidafite ubutumwa nabyo si ubutumwa bwiza. Byombi bigomba kugendana. Bitari ibyo, ni gute wakwigisha imbaraga z'Imana utakwerekana ubushobozi bwayo? Ubwo rero mukozi w'Imana, ukeneye ubutumwa bw'amagambo kandi unakeneye ubutumwa bw'ibimenyetso. Ntukavuge imbaraga z'Imana gusa, ahubwo unazerekane. Iyi niyo mpamvu Yesu aguhamagarira gusenga. Erega abantu bakwiriye kumenya ko bigishwa n'Imana, atari wowe uri kubigisha. Reka dusenge. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru kugira neza kwawe. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, turagushimye. Mu izina rya Yesu rero, Imana igira neza, turagusenga tukwinginga ngo muri aka kanya Uwiteka, uwo tumaze kumva ijambo, duhe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, duhe imbaraga zo gusenga kugira ngo Imana tubone ubutumwa bw'amagambo, turabone n'ubutumwa bw'ibimenyetso. Mu izina rya Yesu Kristo, turinde kubwirisha umunwa, ahubwo Mwami Imana, umwuka wawe uramanuke cyane kugira ngo n'ibimenyetso n'ibitangaza biboneke, kugira ngo abantu batagira ngo ni ubutumwa bwacu, ahubwo bamenye neza ko ari ubutumwa bw'Imana, ko ari Imana yabivuze. Mu izina rya Yesu Kristo, dushyize hejuru kugira neza kwawe, dushyize hejuru gukomera kwawe. Mu izina rya Yesu turasenga cyane ngo rero Data wa twese, imbaraga zose za sekibi zihagarare, imbaraga zose z'uburwayi zihagarare, imbaraga zose zica abantu intege zikabatsikamira, zishwanyagurike ndetse zihinduke umuyonga. Mu izina rya Yesu Kristo, Data wera, Mana igira neza, Mana ikomeye, Imana y'ubutware, turakwinginga cyane Data wera, ngo ureke ubwami bwawe buze, ngo ureke ubushake bwawe bubeho, ngo ureke Data wera izina ryawe ryubahwe. Mu izina rya Yesu ushyirwe hejuru Data wera, turagushimiye. Amen. Isezerano ry'umunsi twarisanga muri Yesaya ibice 54 umurongo wa 13, haravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Ndasubiramo, abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Ibyo biri muri Yesaya ibice 54 umurongo wa 13. Uwiteka agumugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka agumugisha bwo kumva ijambo ry'Imana. Uwiteka abane nawe, imbaraga z'ijuru zikuzure, Uwiteka akuze inyota yo kumushaka kugira ngo akuze ubutumwa bwe bwiza kandi akuze n'ibimenyetso byinshi cyane. Ndagusabira cyane ngo imbaraga z'Imana zikuzure. Ndagusabira cyane ngo Uwiteka aguhe imbaraga zo kumwumvira no gukumvira ijwi rye. Ndagusabira cyane ngo Imana aguhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo wigishwa nayo. Mu izina rya Yesu ugira amahoro. Mu izina rya Yesu Imana ikuze urukundo. Mu izina rya Yesu Imana ikuze guca bugufi. Mu izina rya Yesu niko ngusabiye, Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.